yagize umugisha. Narimba kumbuye nubwo nahaherukaga ariko numvaga mbakumbuye. Amen. Umwaka ushize nibwo naherukaga, rero numvaga mbakumbuye. Yesu ashimwe cyane. Yes, ndumva mfite amashimwe. Dukorera umurimo w'Imana mu itorero rya Zion Temple. Na mahoro, turashima Imana. So mama Bishop hari ukuntu yasensibilije abantu gushima. Numva nanjye hari akantu kagarutse mu mutwe ntashimye. Mu mpera z'umwaka ushize muri uyu murimo dukora w'ivugabutumwa hari akantu Imana yankoreye. Nabwirije ubutumwa hanze ya Afurika. Ako kantu rwose Imana yaragakoze, numva ni sawa cyane. Tuba tumenyereye nyine kuzunguruka hano mu Rwanda, muri Kenya, mu Bugande, ariko nagezeho mu mugabane wa Aziya mbwirizayo ubutumwa bwiza. So kandi ubwo n'indi migabane iradutegereje tuzagenda. Rero iryo nanjye nishimwe rwose. Niba umucuruzi yava ku rwego rwo kurangurira Nyabugogo akarangurira mu Bushinwa agashima, natwe twashima tubwirije hakurya hari. Duhereze Imana icyubahiro. Haleluya! Ya, mureke dusangire ijambo ry'Imana rero. Murabizi ntago njya ndambirana. Dusome Zaburi y'118. Zaburi y'118 umurongo waho wa 17. Hari ijambo numva Imana yanshize ku mutima nshaka ko tuganira, kandi ufite ahantu yandika ahafate, haba mu notebook cyangwa muri telefone. Imana ibaho umugisha. Sinzapfa ahubwo nzarama, ntekerereze abantu imirimo Uwiteka yakoze. Amen. Dusubiremo rimwe. Sinzapfa ahubwo nzarama, ntekerereze abantu imirimo Uwiteka yakoze. Amen. Imigani 9:11. Haleluya. Ninjye uzakugwiriza iminsi, nkakungura imyaka yo kubaho kwawe. Ako mwakakira ijambo ry'Imana. Ngo ninjye uzagira gute? Ninjye uzakugwiriza. Kugwira murabyumva? Imyaka yawe nzayigira myinshi, iminsi yawe nzayigira myinshi. Haleluya! Haleluya! Yego, ninjye uzakugwiriza iminsi, nkakungura imyaka yo kubaho kwawe. Munsi nashaka kuvuguruza amakuru muganga yakubwiye, ntabwo uzapfa, uzarama mu izina rya Yesu. Haleluya! Amen. Ndashaka kubigisha amahame 4 yo kurama. Amahame 4 yo kurama. Ubundi bisinakabaye mbitangira ubuntu mwakaguze fanta. Kurama bihangayikishije abantu. Abantu benshi buzuye ubwoba bwo gupfa. Abandi amaganga babika mu ubwoba. Abandi hari indwara z'ibyorezo zirimo kwaduka. Abantu barahangayitse. Ubu ngo abantu barafata insurance ya cancer, umuntu itaramufata akayifata mbere kugira ngo yirinde. Ariko muhumure, dufite Imana. Ndavuze ngo muhumure, dufite Imana. Haleluya! Ni brag nari nteye mutagira ngo biri seriye. Twaherewe ubuntu, tuzajya dutangira ubundi. Amen. Amahama nayo kugira gute? Birashoboka yuko Imana yakongerera imyaka yo kubaho. Birashoboka yuko Imana yakugwiriza iminsi yo kubaho. Ndabizi bamwe dukomoka kandi tuvuka mu miryango icenyuka. Hari abantu ushobora kureba ugasanga nta muntu upfa kurenza imyaka 50 iwabo mu nzu, habaye umwuka wo gucenyuka no gupfa kare.
ariko ndagira ngo mbabwire ngo ikintu cyatumye Yesu apfa ku myaka 33 ni ukugira ngo twebwe tuzarame, ni ukugira ngo twebwe tuzarame. Haleluya, amen. Ibintu bine. Ikintu cya mbere ni ugusenga. Gusenga ugasaba Imana kurama, ukabiyisaba, ukabwira ngo Mana musabye kurama. Hari umubyeyi wavuye hano ngo ajya abwira Imana ngo ndashaka kuzareba abuzukuru banjye. Ayo ni amasengesho. Haleluya. Ugomba gusenga ukabisengera, ukavuga ngo Mana nubwo iwacu wakenyuka ariko ngewe mpagaze mu byanditswe byera, ntago nzapfa kandi nzarama. Ukatura ubuzima, ukatura kurama, ukabisaba Imana, ukabisengera, ukabyingingira. Kubera iki? Wireze uri imfubyi. Niyo mpamvu n'abadayimoni bashaka ko abana bawe bazaba imfubyi. Ariko ugomba guhagarara ku byanditswe byera, ukabwira Satani ngo nzirerera abana. Haleluya. Mbasomera ibyanditswe. Dusome icyanditswe kiri muri Zaburi ya 21 umurongo wa 5. Zaburi ya 21 umurongo waho wa 5. Reka dusome. Yagusabye ubugingo urabumuha, umuha kurama iteka ryose. Murumva ijambo? Yagusabye ubugingo urabumuhereza, ngo ariko umuha kurama. Urumva yagusabye, ijambo gusaba ni ugusenga. No kuvuga yagusabye kurama. Kurama umuntu arabisengera. Amen. Ugomba kubisengera. Reka mbahereze inkuru, ariko yo ntago tuyisoma, muyandike gusa. Iri muri Yesaya 38 uhereye ku murongo wa mbere ukageza ku wa 6. Hari inkuru ya Hezekiya. Hezekiya yari umukozi w'Imana, yari umwami. Noneho arangije afatwa n'uburwayi. Ariko mwari muzi ko n'abakozi b'Imana bararwara. Mwari muzi ko n'abarokore barwara. Hari n'abantu bajya baciraho abantu iteka ngo kandi ngo impamvu urwaye ngo ni ibyaha byawe. Oya, umuntu wambaye umubiri kurwara birashoboka. Ntimukajya mucira abantu imanza ngo yarwaye ngo buriya kandi ngo buriya. Oya, Hezekiya yafashwe n'indwara, ararwara. Bibiliya ivuga ngo yenda no gupfa, araremba, ajya ku gitanda hasi araryama. Kandi ari umukristo. Haleluya. Ari umukozi w'Imana, ari umwami, ariko nawe ararwara. Haleluya. Agira gute? Ararwara. Ngo uretse no kurwara ngo araremba, yenda gupfa. Ari aho ngaho ku gitanda, Imana yohereza umuhanuzi Yesaya mwene Amosi. Yohereza Yesaya, kandi Yesaya umuntu yaherezaga message nta cyayivuguruzaga. Kubera iki? Yesaya ni umwe mu bahanuzi bakuru bo muri Bibiliya, abo bita major prophets, abahanuzi bakuru. Hari abo bita minor prophets, abahanuzi batoya, ba Nahumu, Yona, bariya ba Zekariya, ba Mika. Abo ngabo biri bitango n'abahanuzi batoya. Ariko hari abo bita ba Yesaya, ba Yeremiya, ba Ezekiyeli. Abo bagabo bari abahanuzi bakuru. Ikintu Imana yamucishagamo cyabaga kidasubirwaho. Imana cisha message muri Yesaya, iramubwira ngo genda ubwire Hezekiya, umubwire ngo tangira urage, utanga utwawe twose, upanga ibyawe bishire ku murongo, ibijagaraye ibitunganye, kuko igihe cyawe cyo gutanga cyagize gute? Cyageze. Ngo kandi nta kizabihagarika. Iyo ndwara urwaye ntago izakira. Umukozi w'Imana araza, yinjira mu rugo kwa Hezekiya. Arangije amusanga aho yari aryamye,
amuhereza message yahawe n'Uwiteka. Amen. Kandi iyo message yari ivuye ku Mana koko, imubwira yuko igihe cyo kubaho cye kigize gute. Harimo abantu hano mu materaniro bahuye n'abadokiteri muri uku kwezi, bahuye n'amakuru ababwira ngo iminsi yawe isigaye yo kubaho irabarirwa hehe ku ntoki. Ariko nagira ngo nkubwire ngo ntabwo uzapfa uzarama, ntabwo uzapfa uzarama. Hari n'abadayimoni basura mu ijoro akakubwira ngo tangira utekereze uko abana bawe uzasiga bimeze. Ariko nagira ngo mbabwire ngo nta kuntu uzabasiga, uzabarera. Ndavuze ngo uzabarera. Amen. Hezekiya mutega amatwi, aramwumviriza, arangije aramusezerera. Sawa, murakoze ku message muzanye. Bibiliya iravuga ngo aho yari aryamye ngo arahindukira areba ivure, aravuga ngo Mana, ngo si ibingibi wampemba, si ibingibi wagira gute. Ngo arangije ngo arasenga, arongera arasenga, ngo ararira cyane, borogera Imana. Arabwira ngo wibuka amajoro naraye, wibuka izuba ryanyishe ku murimo wawe, wibuka imvura yanyagiye, wibuka imisozi nazamutse, wibuka amataba namanutse, wibuka byose, wibuka amasengesho y'iminsi 21, wibuka twubaka runo rusengero. Ugomba kugira ibintu wibutsa Imana, ugomba kugira ibintu wibutsa Imana. Haleluya. Bibiliya ivuga ngo arasenga, apana bya nijya vanga amarira y'abagabo atemba ajya mu nda, iyo byakomeye ajya hanze. Sinzi umukobwa wavuze hano ngo akunda gusenga arira. Amen. Humura na Hezekiya yararize kandi ari umugabo, na Yesu yararize. Amen. Ngo amaze kuririra Imana, amaze kwibutsa Imana imirimo, ngo intumwa ikurikira Yesaya iramwira ngo garukira aho wari ugeze. Yesu ashimwe cyane. Garukira aho wari ugeze gute? Aho wari ugeze. Ngo numvishije gusenga no kurira kwa Hezekiya, ngo none subirayo. Amen. Uwasinye ni usinyura, gira gute? Subirayo, ugende nyine hahandi wamusanze. Aho wamuhereye message yo gupfa, uhamuhereye message yo kurama. Nyuma ya materaniro uzasubirayo, umuntu wakubwiye inkuru mbi yo kuba kugiye gupfa ni uzakubwira ko Imana yakongereye imyaka yo kuba. Habe nubwo yaba ari umuhanuzi, ibyo yahanuye na Yesaya yari yahanuye, ariko ibyo yahanuye niwe wongeye kandi ahanura kubaho. Amen. Aramubwira ngo umva nkubwire, Uwiteka arangaruye. Aravuze ngo Imana yumvishije amarira yawe, yibutse yarebye kuboroga kwawe, yumvishe gusenga kwawe. None imyaka wari usigaje yo kubaho Imana yongereyeho 15. 15. Amen. Hallelujah. Umukozi w'Imana agarukayo, kandi aferi z'urupfu zigira gute? Zirangirira aho ngaho. Ndagira ngo mabwire ngo gusenga bituma Imana itwongerera iminsi yo kubaho. Ese ujya wibuka gusaba kurama? Ujya wibuka gusaba Imana kurama? Hallelujah. Amen. Abanyamasengesho muzareba abantu basenga. Hari igihe umuntu usenga kubwira imyaka afite, wareba n'undi udasenga wabareba ukabona ntago imyaka ari imwe. Kubera iki? Gusenga ni ubuzima. Gusenga ni ubuzima. Bibiliya iravuga ngo umukiranutsi azashisha nk'umukino, ngo azaguma kwera, ngo no mu myaka y'izabukuru ngo azakomeza kugira amakakama menshi n'itoto. Muhereza Imana icyubahiro. Haleluya. Bwira mugenzi wawe ngo saba Imana kurama. Ayo majwi yose yakongoreye ngo kandi nguriya muntu ngo ni umujenekologe, ngo ni umuki, ngo ni umudokiteri wemewe ku rwego rw'isi,
ngo aza rimwe mu Rwanda, nashaka abaza rimwe cyangwa aza kabiri. Ibyo yakubwiye yaravuze, ariko n'Imana iravuze. Imana iravuze ngo uzarama. Imana iravuze ngo uzakora ubukwe, uzashingira abana bawe. Ayo majwi yose naceceke mu izina rya Yesu. Ngo nangiye kujya mpumeka nabi, ngo kandi ngo na mama nuko yapfuye ahumeka nabi. Ntago uzapfa uzarama. Ntago uzapfa uzarama. Uzi ko hari abantu iyo imyaka igeze hatangira kwipanga neza, kuko ngo niko iwabo ngo bigende. Yes. Iyo hari imyaka yinjiramo akavuga ngo iyi ni imyaka yacu yo gupfa. Ariko iki cyanditswe kiri muri Zaburi 118:17 cyandike mu bwonko no mu mutima no mu ikayi, kivuga ngo sinzapfa ahubwo nzagera gute? Nzarama. Kugira ngo ntekerereze abantu imirimo Uwiteka yagize gute? Yakoze. Hezekiya asaba Imana kurama, kandi Imana irabimuhereza. Icya kabiri, ihame rya kabiri ryo kurama nukumvira. Kumvira ushobora kongeraho imbere icyo ushaka. Kumvira ababyeyi, kumvira Imana, kumvira. Dusome ijambo ry'Imana riri muri Abefeso 6:1 kugeza ku wa 3. Abefeso ibice 6 umurongo waho wa mbere kugeza ku wa 3. Bana, mujye mwumvira ababyeyi banyu mu Mwami wacu, kuko ari byo bibakwiriye. Wubahe so na nyoko. Iryo ni ryo tegeko rya mbere ririmo isezerano. Amva umurongo wa 3 ngo kugira ngo ubone amahoro uramire hehe? Uramire mu ijuru. Uramire hehe? None se ibintu byo kumvira, ibintu byo kubaha ababyeyi bihuye gute no kurama? Iby'umwuka bibera mu mwuka, n'iby'umubiri bikabera hehe? Buriya ikintu cyose Bibiliya ivuze aba ari ukuri. Bana, mujye mwumvira ababyeyi banyu mu Mwami wacu, kuko ari byo bibakwiriye. Wubahe so na nyoko. Iryo ni ryo tegeko rya mbere ririmo isezerano, kugira ngo ubone amahoro uramire mu isi. Amen. Ihame rya kabiri ryo kurama nukumvira, kandi ibintu mubifate seri. Iri somo ntago nditindaho, iyi ngingo sinyitindaho kuko nigeze gufata hano hafi cyumweru tuganira ku bintu nk'ibyo ngibyo. Ababishaka baze gusubira inyuma mu nyigisho hano. Amen. Ariko hano harimo kumvira ababyeyi. Paul yandikiye ituro rya Efeso aravuga ngo bana, mujye mwumvira iki? Ababyeyi banyu mu Mwami wacu, kuko ari byo bibakwiriye. Wubahe so na nyoko. Umva mbabwire, umuntu agira ababyeyi bari mu byiciro nka 3. Bushize nababwiye 5, ariko reka mbibutse 3 gusa. Mubyeyi wa mbere ni Imana data wa twese wo mu ijuru. Mubyeyi wa kabiri ni umubyeyi ukubyara mu buryo bw'umubiri, inyama n'amaraso. Mubyeyi wa gatatu ni umubyeyi wo mu mwuka ugutwikiriye mu isi yo mu mwuka. Haleluya. Abo bantu bombi niba ushaka kurama ugomba kubumvira, kandi ukabumvira cyane, kuko biravuze ngo mugire kugira ngo mubone amahoro muramire hehe? Mu isi. Buriya abantu bajya banegirija amagambo iyo muri reception umubyeyi aza akavuga ngo mwana wanjye uzabyare hungu na kobwa. Ariya magambo arakomeye. Buriya ababyeyi batanga umugisha kandi banavuma. Abantu bari batinze hano twabiganiriyeho, sindi bubisubireho cyane. Ariko kumvira bituma umuntu arama. Uzatinye igihe umubyeyi azakubwira ngo uzapfa utyo. Uzirinda amagambo avuga ngo umubyeyi are kuri ijambo ngo uzangare, kuko ashaka kure kuri ijambo ngo uzangare ukangara.
amen, haleluya. Ariko yarekura n'ijambo akavuga ngo mwana wanjye uzaheke uzakikira uzonse, nabyo bigafata. Wubahe so na nyoko, wubaha ababyeyi bawe. Kubaha bifitanye isano no kurama. Dufite uyu munsi ubupfu burimo butera mu bana ku buryo ibintu byose ngo ni too much freedom. Usanga abana ngo ni uburenganzira bwabo, rimwe bagakora n'amakosa mu izina ry'uburenganzira bwabo. Reka nkubwire, niba ugifite umugisha wo kugira umubyeyi, haleluya, ugomba kumufata nk'amata y'abashyitsi. Ntuzemere ko papa wawe apfa akubita urutoki ku rundi. Ntuzemere ko mama wawe apfa akubita urutoki ku rundi. Tuvuye mu minsi mikuru, nizere ko hari ikintu mwakoze. Haleluya, haleluya. Muhereze Imana icyubahiro. Haleluya. Nizere ko bitarangiriye aho ngaho. Njyewe naremeye mfata urugendo, bari mu burasirazuba, nuzuza imodoka essence, mfata urugendo iyo epfo iyo ngiyo. Ariko ndagenda avuga ngo ngomba kuharara nkumva impumeko y'ababyeyi. Haleluya. Yes, nubwo turi mu maveye y'insengero zacu, nubwo turi mu bashumba bacu, nubwo, ariko niba ugifite umubyeyi nawe ugomba kumugenera umwanya akamenya ko yabyaye. Haleluya. Ukamushyira igitenge akamenya ko ataruhiye ubusa. Abantu babikoze mu bakomere mu mashyi. Kandi abantu mutabikoze haracyari kare, mugende mugire icyo mubikoraho. Amen. Yes, kumvira bituma umuntu agira gute? Si ibyanditswe ra? Siko ibyanditswe bivuze ngo mubone amahoro muramire hehe? Ntabwo ari njyewe bivuze. Kurama, kumvira ababyeyi, kubaha, gukunda, kugandukira, gucira bugufi ababyeyi bifitanye isano no kugira gute? No kurama. Yes, icya gatatu, no gukiranuka, kubaho ubuzima bukiranuka, kugendera mu nzira zo gukiranuka. Ibyo bishobora gutuma umuntu arama. Dusome ijambo ry'Imana riri mu Migani ibice 16 umurongo wa 31. Imigani 16 31. Mwahageze dusome. Uruyenzi rw'imvi n'ikamba ry'icyubahiro. Uruyenzi rw'imvi n'ikamba ry'icyubahiro biboneshwa no kujya mu nzira yo gukiranuka. Namwe mwahasomyera? Uruyenzi rw'imvi murarwumva? Ni umusatsi w'umweru. Buriya kugira imvi mu mutwe ni ikimenyetso cyo kurama. Bibiliya ivuga ngo ubwiza, hari undi murongo uvuga ngo ubwiza bw'abasore ngo ni imbaraga zabo, ngo ariko ubwiza bw'abasaza ngo ni uruyenzi rw'imvi. Buriya niba uretse abasaza badashaka gusaza nabo bashyiramo za kanta, ariko ibyo nabyo ni ibindi nabyo. Haleluya. Ariko ubundi uzareba umusaza ufite urugarika, ufite imvi, uranamureba ukumva wifuje nawe kuzagira igihe ugira umusatsi w'iki. Yego, hari abazigira mu muryango zikanakugurukira utari wasaza, ariko ubundi ubusanzwe kugira imvi z'umweru ni ikimenyetso cyo kurama. Bibiliya yavuze ngo uruyenzi rw'imvi n'ikamba ry'icyubahiro ngo biboneshwa no kujya mu nzira yo gukiranuka. Kugendera mu nzira y'iki? Yo gukiranuka. Kuva mu byaha ugakiranukira Imana, ukagendera mu nzira z'Imana. Uwo muntu ubayeho ubuzima bukiranukira Imana umunsi ku wundi. Kimwe mu ngororano Imana iguhereza ni ukurama, ni ukugira uruyenzi rw'imvi ku mutwe. Amen. Haleluya. Umuntu ubaho ubuzima bukora ibyaha, uretse kwa kundi nyine Imana imvubira imvura babi n'abeza, ariko
mu buryo bw'ubuganga, mu buryo bw'ubucukumbuzi, gushakashaka, umuntu ukora ibyaha aba afite risiki nyinshi zo gupfa kare. Ntabwo umuntu unywa urumogi, ntabwo umuntu unywa itabi, umuntu unywa inzoga umunsi ku wundi, amanywa nijoro, ntabwo wamugereranya n'umuntu ubayeho ubuzima busenga, bunywa amazi menshi, bwirinda, burira ku gihe, bwitwararika. Uwo muntu ntabwo mwasaza kimwe. Ndabasabira gukiranuka mu izina rya Yesu. Abantu benshi bapfa kare kubera indwara. Haleluya, haleluya. Njyewe ndimo ndabyakira. Amen. Urebye no muri aba babyeyi bari aha ngaha, ukareba umubyeyi usenga, ukiranukira Imana, ugahura n'undi mubyeyi nawe uri mu bapfumu, uri mu barozi, uri mu nzangano, ntabwo bameze, no kwisurura bareba ukabona ntibameze kimwe. Abasaza basenga bakorera Imana, baba mu nzu y'Imana, ntabwo bameze nk'abasaza badasenga. Amen. Haleluya. Bwira mugenzi ngo guhereye umunsi gendera mu nzira zo gukiranuka. Amen. Ukiranuke mu nzira z'Imana. Ngo uruyenzi rw'iki? Uruyenzi rw'imvi n'ikamba ry'icyubahiro, ngo bibonekeshwa cyangwa se bibonekera no kujya mu nzira z'iki? Zo gukiranuka. Amen. Abantu benshi kubera ibyaha barafungwa, bagapfa kare, ariko dushimira Imana ko twakijijwe. Dushimira Imana ko twageze gute? Twakijijwe. Yes, inzira zo gukiranuka. Icyanyuma ni ugukorera Imana. Gukorera Imana bituma umuntu arama. Gukorera iki? Dusome icyanditswe kiri mu Kuva ibice 23, umurongo wa 25 n'uwa 26. Kuva ibice 23, umurongo waho wa 25 n'uwa 26. Kandi muzakorere Uwiteka Imana yanyu, nayo izaha umugisha umutsima wawe n'amazi yawe. Kandi nzakura indwara hagati muri mwe. Muvuge ngo amen. Mu gihugu cyawe ntawe uzakuramo inda, ntawe uzagumbaha. Umubare w'iminsi yawe nzawusohoza udakenyutse. Muvuge ngo amen. Umubare w'iminsi yawe nzagira gute? Nzawusohoza udakenyutse. Ariko byatangiye ngo kandi muzakorera iki? Muzakorera Uwiteka Imana yanyu. Gukorera Imana bifitanye isano no kurama. Haleluya. Gukorera Imana. Ariko wakanditse amateka umuryango w'iwanyu, bakavuga ngo natwe dufite umukozi w'Imana muri famiye. Natwe tugize gute? Ariko ko hari umuryango bakora n'ikiriyo, ugashakishamo n'umuntu wasengera gusa, gutya gusengera gusoza ukamubura. Bose habe umupasiteri we rwose, habe n'umuyehova ntawe wabonayo. Ariko harageze ngo iwanyu wandika amateka yo gukorera Imana. Ugomba gukorera Imana, abadayimoni b'iwanyu bakabimenya, abo muvukana bakabimenya, abo haleluya. Bwira mugenzi we ngo uyu mwaka kenyera ukorera Imana. Ese mwabaye gute? Imvune bishop yashizemo ubuyobozi bw'itora, abantu barakurera imyaka 5 yose. Oye. Ugomba guhaguruka ugakura ugakorera Imana. Abavuga butumwa muhaguruke muvuga ubutumwa. Abandi mushaka ibikorwa by'indashyikirwa mukora,
Tabita ntabwo babwirije, ariko bafashije impfubyi n'abapfakazi. Igihe yapfuye, Imana izana Petero aramusengera, arazuka. Aravuga ngo turacyagukeneye, hari imirimo. Buriya hari igihe umuntu arwara ukabona imirimo wibutse Imana. Hari n'indi urwara ukavuga ngo Mana uvubira imvura ababi n'abeza. Nyine ugashakisha akarimo wamwibukiraho cyangwa ukibutsa Imana kakakuburira. Hezekiya impamvu yavuye kuri kiriya gitanda yibukije Imana imirimo. Amen. Impamvu Tabita, Dorcas, Petero yamuzuye, abapfakazi n'impfubyi bari bamuzinguruka bakavuga ngo ninde uzongera kutwambika? Ko ari we watwambikaga, niwe wageraga gute? Amen. Umukozi w'Imana nawe yarahamagaye Imana gusa, ijuru riramanuka, ubugingo bumugarukamo, Tabita arazuka. Hari abantu Imana igiye kongerera imyaka yo kubaho kubera umurimo w'Imana, kubera ibikorwa by'indashyikirwa. Hari abantu Imana igiye kongerera imyaka yo kubaho. Imana irabona ufatiye runini itorero, ufatiye runini umuryango, ufatiye runini igihugu. Ntabwo Imana yakwitesha, ntabwo izakurekura, izakugumana, iracyagufite mu musaruro. Bibiliya ngo kuko wambereye inkoramutima kandi ukaba uwo kubahwa, nanjye nkagukunda, ngo nicyo kizatuma ntanga ingabo nyinshi zigapfa ku bwawe, ngo n'amahanga nkayatangirira ubugingo bwawe. Muhereza Imana icyubahiro. Haleluya. Gukorera Imana, gukorera Imana. Amen. Gukorera Imana. Mwari muzi ko hari abantu bahagaritswe n'amasengesho ya ba nyina na basi. Ugomba gusenga ku buryo n'abana bawe, ugomba gusenga, ugomba gukorera Imana ku buryo n'abana bawe bazajya bumva bafite sekirite y'ubuzima, bakavuga ngo amasengesho ya mama turayizeye. Haleluya. Amasengesho ya data. Amen. Ngo namwe muzagira gute? Ngo kandi muzakorera Uwiteka Imana yanyu, nayo izaha umugisha umutsima wawe n'amazi yawe, kandi nzakura indwara hagati muri mwe. Imana ibakiza indwara z'ibyorezo mu izina rya Yesu. Hari indwara z'abanyegiputa. Pastor Korodine yavuze ngo yabonye urukingo. Imana gukingira indwara z'ibyorezo mu izina rya Yesu. Ngo nzakura indwara hagati muri mwe, mu gihugu cyawe ntawe uzakuramo inda, kandi ntawe uzagumbaha. Umubare w'iminsi yawe nzawusohoza udakenyutse. Udakenyutse. Bwira mugenzi mwe cyanya ngo uzisazira mu izina rya Yesu. Uzisazira. Uzijizwa mu mva yawe ushaje neza. Kwa kundi uvuga ngo nanjye ngo nta kintu ntakoze, ntacyo rwose, ntacyo icyo ntakoze ngo nyine nicyo, ariko abandi bazakomerezeho. Haleluya. Hari umuntu nawe ageze igihe akabona yakoreye Imana ashizeyo, akavuga ngo aho bishyitse reka njye kwibanira n'Imana. Uzisazira, ntabwo uzakenyuka, ku buryo uzajya ureba ibyo waruhiye, ukareba abana, ukareba abuzukuru, ukareba abuzukuruza, ukareba abantu w'impawarinze mu murimo w'Imana, ukareba abantu wasengeye ukabona ibitangaza by'Imana. Nimwakire ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu. Haleluya. Haleluya. Inkingo cyangwa se amahame ane yo kurama. Icyambere ni ugusenga. Ugomba kubisaba Imana, ukayisaba kurama. Ihame rya kabiri ni ukumvira ababyeyi. Ihame rya gatatu ni ugukiranuka. Ihame rya kane ni ugukorera Imana. Ayo mahame ane genda uyapratika mu buzima bwawe, Imana izaguha kurama mu izina rya Yesu. Imana izaguha kurama mu izina rya Yesu. Mana yacu isa umwami wacu Yesu Kristo, icyo wanshize ku mutima nicyo nganirije ubwoko bwawe. Bibiliya iravuze ngo sinzapfa ahubwo nzarama kugira ngo ntekerereze abantu imirimo Uwiteka yakoze. Imirimo Uwiteka yakoze. Mana nkusabye kurama, kandi ubwoko bwawe
mbusabiye kurama. Abagaragu b'Imana mbasabiye kurama. Abakobwa baraha mbasabiye kurama. Abahungu baraha mbasabiye kurama. Abamama baraha mbasabiye kurama. Abapapa baraha mbasabiye kurama. Itorero ryawe Mana, abankurikiye online mbasabiye kurama. Mana, ibyanditswe byawe byuzurire ku bwoko bwawe. Ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu.